gituma nibaza niba abandi bajene mwe mutakibaza. Yarambajije ngo kuri wowe ubukene niki? Ubukene bukomoka ku bunebwe. Ubunebwe bukomoka kutagira uburere. Uburere tukura ku babyeyi. Ubwo nibwo bukene ubundi. Kuko gukira ni amahirwe ariko gukora ukabaho ni bya buri wese. Kuko umuntu ashobora kuba ari Nyabugogo abyuka ashaka umuntu ari butwaza umuzigo, bukira abonye umwe wamuhaye 500 mu gihe umunebwe watajyayo na 500 akayabura. Mu by'ukuri umuntu wabonye 500 si umukire ariko yabonye icyarya. Mu by'ukuri ni umuntu udatunze ariko si umukene, kuko umukene ni umunebwe. Ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha. Ni kuri Patrick the Motivator. Tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima. Tugutera courage. Niba uri mu kazi twadukuraje ukeneye two kugira ngo ukomeze ukore nibyo ngibyo dukora. Uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye. Ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera. Ntugenda kandi subscribe. Reka nkure ko banze urebe ino video ubundi turaza guhura mu nyuma. Gituma nibaza niba abandi bajene mwe mutakibaza. Yarambajije ngo kuri wowe ubukene niki? Baga umuntu akubwiye ngo ubukene niki? Kuri nge nasubiza ko ubukene kuri nge nukwanga akazi cyangwa ikintu cyose cyatuma naramubwiye ntubukene mu ijambo rimwe ni ubunebwe. Nibwo bukene. Buriya mwabantu mwe niba hari umuntu ukene ni umunebwe. Twese tuzi gukena icyo bivuga. Nukuri byibanze bigutunga. None se kankubaza umuntu wakoze byanga bikunda agira icyo abona. Umuntu wakoze ntabwo aburiramo. Ntabamburguze bamburwa igihe cyose. Bamburwa igihe cyose. Yamburwa igihe cyose ariko ajazinuka kavuga ati rero ukuzinukwa rero niho ubunebwe buje. Ubundi kubaho ni ukutava ku bintu pe. Use mu Kinyarwanda bakavuga ngo ukabikimata bagakata ugasanga ukuraho birasaba ko bikatana nawe. Nicyo bita kugira gute kutaba umunebwe. Uzi umunebwe bagaba wicaye ukibuka abantu batubwiye ko ntacyo tuzimarira. Ubahamagaye stade Amahoro yasabuka babwiye ngo bajyemo muhuriremo. Ese koko ntacyo wimariye? None se bakubwa ko ntacyo wimariye kuko nawe wakwireba ugasanga ntacyo ukimariye. Nicyo nshaka ko tuganiraho cyane kuba kiri bato. Uri umuntu ugejeje imyaka 45 ugishaka umuntu ukubwira ngo uzabigeraho, urimo gutsindwa, urimo gukina finale wundi yo gushaka imibereho. Dawidi niwe wavuze ngo nkiri umusore narabyukaga nkakenyera nkagira nte hajyaho nshaka ngo none ubu kuko iminsi ari imitimba ari mibi nyine baranyenyeza bakanshora. Mbyuka neza amaboko bakanyenyeza bakanshora kandi bakanjyanaho aho bashaka atari wewe aho ntashaka. Ubukene bwa mbere rero ni ubunebwe. Ubukene bwa kabiri ni ugucika intege muri wowe. Niba ujya ukora ikintu ukavuga ngo ubwo kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kitarakunda mbivuyeho, menya ko ukennye birangiye. Kanguha urugero muri uyu mwuga wacu hari abantu uyu munsi nita basiniye, sibyo? Bashobora kuza kumusaba akazi kandi abo bantu nasanze ari abanyamakuru. Abo bantu ntabwo ari abakene, ni abakozi, sibyo? Ni ukuvuga ngo twese dushobora kuza muri uyu mwuga. Ngiye nkatangira nzi wowe kugusaba ubukorerabushake, wowe bagabo nkaba umukorerabushake, bugacya nkaba umukozi, bugacya nkaba manege, bugacya ukaba siwo, bugacya. Ariko ikintu gihari niki noneho undi urimo kureba akavuga ngo ikigaragara ibi bintu nibikunda. Niba sikuve mu myaka 12 washobora kubona televiziyo, ngewe nkaba ntarabona chief edit, ubwo biranze. Iyo byanze ujya imbese unaniwe ibyo uzi ukunda ushoboye ujya kuvuga ngo reka ugerageze ibindi utazi udakunda utanashoboye, niho uzahirwa. Muri ibi bintu dukora habamo guhirwa, ariko hahirwa uhari. Nge ndimo ndavuga umuntu uva ku bintu ukava mu kazi ngo kuko kataraguhira ukajya mu rugo kuryama ukankubaza. Katuvuga ko umuntu ari umukarani
we abakora kujya muri koperative birasaba ko atanga ibihumbi wenda n'urugero 100 kandi uje bwa mbere ntayo agira noneho akavuga atari ko njye ntayo mfite atari kugendera runaka mbaho akaza akicara Nyabugogo agakundana na Scovia w'umukarani w'inshuti baziranye akajya amubwira ati rero nubwo njye ntari muri koperative ntari bwambare ngo mbatanye ikiraka nta kuntu wajya wikorera nk'umufuka igikapu baguhaye ku ruhande nka kigutwaza ukaza ku madesa icyo gihe ko nitwa umukarani ni wowe umukarani ariko ujye mutwaje igikapu ze ku madesa uzi ko uwo muntu wiziritseho akamutwaza akamugeza ku modoka y'umukire gihe bakaguha ibihumbi byawe 3 wowe ukampamo uzi ko yo ku munsi mutwaje inshuro 5 igihumbi mba myibonye uzi ko ari naho ya koperative igere ikavuga iti disi we yabuze amafaranga ariko n'umuntu mwiza ku buryo wa muntu unahora warabereye umuyedi ashobora no kukudefanda bakanagira kubera ko wagize ute wanze kuvaho akazi kari ariko yakuvuga ngo nta bihumbi 100 wavuga uti ubwo nyine ntabyo ukajya mu rugo ukavuga uti mana nagucumuyeho iki ukaryama ukiyorosa hari terime tugira ngo udahari igiti nikigira gite akimugwira mwe mudukurikiye uri he aho igiti kikugwira guhirwa nuri buhagere n'abanyitunguka umwe mu bakarana akavuga ati sha mwamubabariye shahu none ukabona baramfashe nta mafaranga undi yaza bakamwirukana ataragera ku kiraro ariko nubwo bakwirukanye utaragera ku kiraro uri hafi y'aho ibintu bibera njya mbwira abanyamakuru twese ubu dutegereje ko Sadek noneho bisi zicyura abantu abasirikare zigenda mu by'ukuri nicaye aha sibyo kandi iriya nkuru ndayishaka baga wari wicara wowe wakoze inkuru yawe imvura yagwaga zuba ryavuye joro ryabaye ahantu badasaba invitation sibyo kuko cyo nemera hari aho basaba ibyo runaka wenda ukaba utari ubifite ayo mahirwe ntagutaheho ariko ni ibintu bisaba ko twese duhagarara Nyabugogo noneho wareba ukuntu iri zuba ukabona utamanuka n'amaguru kubera iki izuba njye Scovia nkamanuka nkajya Nyabugogo nkategereza Sadek ya saa 7 ntize Sadek ya saa 10 ntize nagera nkavuga igihumbi mfitemo kanyiguremo agafanta njye mu kabari hano hirengeye hejuru bikaba umuntu akaba amakuru ati Sadek irahagurutse saa 2 hehe Rubavu ikangeraho saa 7 z'ijoro Nyabugogo nagiye saa 7 z'amanywa iyo nkuru yanjye yamara gutambuka baga bakayifata watangira kuyikoresha twashwana cyangwa nasaba ukumanira kuko umpera igihano ukavuga ngo Scovia ntagira umutima mwiza njyewe narayaho inkuriri wowe urari wa ubyuka ufata iki wenda nta bushobozi yari afite bwo kujya Nyabugogo tuvuye mu mujyi inkuru dukora zo muri Iraq hari umunyamakuru mu Rwanda ari muri Iraq ntituzikora oya twe kujya muri Iraq oya n'urugero nari ntanze umushaka usanga wenda uwo ngo yibereye nk'Iburasirazuba yabuze ukuntu aza kuri tere waze n'abakurikirana ndeka no kugira ahantu ibyo nahera mvuga ati nabyo gusanga aricyo bisaba reka nkwereke wijya kuzana bari kure fata uwo duhagararanye twembi mu mujyi dusabwa kujya Nyabugogo njyewe mfite waturuka Kanombe n'amaguru aza Nyabugogo yongera asubira Kanombe wigeze wumva ikiganiro cya Bruce Melody avuga uko byagendaga avi Kanombe akaza muri studio Nyamirambo n'amaguru ntatambuka ku itapi tukura mwese murunguruka mushaka kumureba mwatekereza ko yagenze ibyo birometero ni bangahe usibye ngo ubuze kuki yagiye nyine ariko ni bangahe uzi hari abazimu bamukoreragamo nta bazimu ariko wowe kuki utagenda kuki akimara kuvuga ibyo utavuga uti kumbe agafasha yarabanje gutuma ivu nawe nguhaguruka rega ubu duteze amatwi y'abakire dufite duteze amatwi abakire buri munsi akajya kubwira ibyo yayahereye wabyuka ukagenda cyokora we wagerayo ugasanga we yarahiriwe arakira yitwa umukire turamumenya kuko hari n'undi wagendaga nk'uwo muhanzi n'uyu munsi gutumirwa mu gitaramo Bakizimana ariko araruta uwumvise ko abikoze imyaka 5 yakwanga akaryama uzi ikintu gihari akazi kavunanye akazi kabuze akazi katugoye ntabwo gabonerwa mu gisubizo mu kuva ku bintu ngo utahe burundu nta bantu uzi se birata ubuhangange n'ubushongore bakirata ibikomeye n'ibindi ariko atashobora kubona igihumbi cyo kurya uwo muntu uzi kimubaho agira ishyano ry'uko adashobora guhamagara Benjamin akamubwira ati ko nzi kugiye i Rusizi
kandi ukaba upakiye wenda ntitwajyana wenda wowe kuri butware uri ugenda utwaye igihe nagera nkajya nkwandikira ibirimo gusohoka ku modoka yawe tubitanga ukazampa 3 wenda ntacyo ese uzaryamaye nzarara mu modoka nta kibazo nyikurindire n'umuzamu ntumwishyure ubwo Benjamin Toya noneho bibaye 5 ko nishyura 2 uyirarira uwo muntu ubushake bwonyine tuba dufite siko ntugire ngo umuntu ananirwa kugera kubyo ashaka kugera ko yabuze ubushake ushobora kubona bufite ariko hakaba kankubaze ibyago by'umuntu ufite ubushake n'utabufite birangana ibyago by'umuntu uhunga n'uhagaze ati n'ubundi niyo nakwiruka sinagusiga nsinda burangana n'uwirutse akihisha nibura bakaza kujya kumuvumbura sa kindi byaye ikindi none se nta bantu uzi ababwira ese ufite akahe kazi nkamwe rero muvandimwe yakazi mfite hano nako gukoropa niko gasigaye abasikovisha buri uzi ko ndi lisansiye koko nari ku muntu ukoropa hano tumwemba 100,000 nuko byaramagana birisiko uko ngana kuko nkakoropa none se kuba mufitanye lisansiye ukora mu kindi kigo wicaye mu biro ahembwa 100 hari imirimo rigatuza abantu bari lisansiye bahembwa 100 hari n'abajya munsi yayo biterwa none se ubwo ukoropye bakaguhira 5 ukafata n'ikaramu kandika bakaguha 100 wahitamo gukora iki ayi umuntu arimo hana koropa mu nta muntu ukoropa izi saha byarangije akaba hari hano dufite imashini akambwira akaza akakubwira ati wowe mugenzi we sinangombwa akabibwira ajya uzamuhemba ati ntizi mashini nikorera utuntu kamaze uzi gukoresha imashini se turagenda neza ariko akazi karabuze muvandimwe akicara agatayipinga akabona aho barimo gusaba iki akazi mukamusikanira agashyiramo dokimaze nkamuhamagara ninzanira amazi yo kunywa umupuranta akazana iki amazi mukanya esimenya amazi hari bari bajimije hakoropa akakoropa ariko dosiye yagiye he muri system bukajya bakamuhamagara ati waba uri ambwiye ati mu gitondo ndazinduka nkorope nsoze saa 12 saa 2 ndaba ndi kuri site yo gukora ikizami akabigusa ashobora no kukubeshyerega ko yarwaye kugira ngo agire ate iyo ufite umukoresha w'inyamaswa nyine umubeshye icyo adafite icyo ari bukoreho kugira ngo agende akajya gukora icyo kizami ni ukuvuga ngo noneho ahubwo gukoropa byamuhaye itike iyo kubona amafaranga yo kudepoza ngo akore iki yabonye itike imujyana Musanze niyo babajyana gukora ibizami iyo abadakoropa ntiyari bugeyo ansaba itike muvandimwe we akagusaba icyo kurya akagira kugira ngo uyu muntu nugera bakakubwira ngo utari mwene wabo wa Scovia nturi bubona akazi aho Scovia ayobora Scovia atahamagawe na runaka ntabwo azaguha akazi utakoze icyo atari runaka wakuzanye ntabwo uzabona akazi ibyo bintu kabugutoke kangene ntegereza igihe nzamubonera iyo utamubonye iyo mpamvu ndimo nkubwira ngo umukene ninde n'umunebwe kuvuga ngo we yaje ku umunyamakuru asanga ntibikunda asanga company yo hepfo hano yashatse akazi muri media biranga asanga company yo hepfo hano irimo irangaja abayedi bahembwa ku kwezi sibyo akajya yagakora kubera ko yari engineer yabuze umuha akazi ko kuba engineer kuko adafite umuvugira hari igihe aba umuyedi nyiri chantier yahagera akabona atari ko cyangwa se wa umu engineer urahari akavuga ati akumva abwiye wenda nk'abandi atari kwisima muduha ntabwo ihiye no engineer zakasanga ko ati ntabwo ihiye abandi bakavuga ati mva mbese ubundi wavugaga iki budusubiyemo ariko akasiga akabaza atari kubwirwa atari kushaka kumaze igihe uri umuyedi kuki umenya isima idahiye hatoya ati ntabwo ndi umuyedi burya gendengeniye utese ati ndiwe rwose gutya agasobanura hatari ko nyine ntabwo ndabona akazi ati ntibishoboka atahuguze ukuntu bimeze ati mbere agapita w'abayedi kuko adafite position ya engineer mu by'ukuri icyo ushoboye umuntu arakireba ntabwo kivuga icyo ushoboye uragikora abantu bakakibona ariko siko abantu tugira amagambo buriya tuvuga byinshi dukakora biki wari uzi ko mwana atakubona n'uwo mwanya wo kukubaza ibyo byose ariko wari uzi ko ari akazi gakora
nubwo rero dukoresha Rwanda abantu bakacuma nabi hari umuntu ushaka gusuzugura bite no kuva gusa ngo uwiswe umuyede n'uyu n'umufundi umuntu ntabe yaguha nayo mahirwe yo kugira ngo basi nawe unigaragaze ariko ntabwo bose ariko ntabwo uzahura n'abantu babi rero kubera ko ntaza aho nzasanga umwiza ngumaho nshobora guhurira n'abo bantu babi n'abeza kugeza umwiza duhuriyemo niba umuntu atagukubita sibyo akaba yo wakoreye atayakwambura akazi ukora kakagusuzugurira sibyo ariko kagutunze buriya sinkubeshye sikovu nkubaze nta hantu uzi muri famille zitandukanye cyangwa imiryango itandukanye ujya kubona ukabona iyo haje nk'abashitsi umukozi wo mu rugo ati wirinde gukandagira muri salo uzi ko uwo mukozi wo mu rugo ushobora gusanga afite imanite yarabuze akazi nk'ibyo uvuga ashobora kuba yaza nko muri salo akabashitsi baje nakarano biyubashiwe bakabana mukunda bakajya uzamuha kandi kazi ariko kubera ko nyiri urugo yashizeho briefing amubwira ngo ntabwo wemerewe gukandagira muri salo mu gihe hari abantu baje kuri iki kibazo icyo utanzeho urugero uwo mukozi kubera ko batemera ko agera muri salo ave muri ako kazi burundu asezera akazi ko mu rugo agenda oya nakiva gushaka gusanga akarimo noneho ubwo akora kwa bagabo hatamuhaye amahirwe bugacya akabona kandi kazi ko mu rugo ko kwa Sikoviye yahagera agasanga Sikoviye we ni n'umuntu umusaba ko baza ku meza kurya sibyo bagasangira nyine ku buryo uhageze abuna akajya amaza yusa ni murumuna wawe disi uyu mwana n'umwana mwiza ukamubwira uti ni umuvandimwe wacu yamara nko kujyana ibintu ukavuga uti ntudufashe imirimo yo mu rugo kandi umukobwa mwiza se ugasanga mu basore bazanye n'abashyitsi kunsura babengutse uwari umukozi wanjye nkamushyingira umuvandimwe cyangwa inshuti kubera ko cyangwa se uwari umuzamu wanjye abantu umuntu akingurira rimwe kabiri akamukunda akazamuha akazi icyo nshaka kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo abantu batubwira ko ntacyo tuzimarira abantu badushyira mu gikari bakadukingirana abantu batubwira ko tutaziranye n'abakomeye ngo baduhe akazi abantu batwirukana abantu badusezerera ku kazi twari dushoboye bavuga ko ntacyo dushoboye abo bantu bose buzuye mu isi ariko bizagenda bite tuzirambira nka ya zahabu bambitse izuru ry'ingurube mu by'ukuri ntushobora gutekereza ko ingurube yambaye zahabu iri muri bya bintu irya uko isa ariko hari igihe uhagaze ku ibaraza umunsi umwe imvura ikanyagira ya ngurube yayinyagira ibyondo bikava ku zuru izuba rikarasa ukabona zahabu yaka ku ngurube ntutware ingurube ugakuraho zahabu rero bivuze iki bivuze ngo mu buzima bwose gushaka imibereho bagabo n'akazi no gukora wirinda gukomera mbere y'uko ukomezwa n'ibyo ukora ndabwira abantu ngo ntabwo ibyo duhekenya byose mu kanwa biryohereye ari byo bituvura ibibazo dufite keke iraryoha irimo isukari sibyo inakoreshwa mu birori byiza mu bukwe sibyo ariko hari amasaha agera muganga akagukubita ikintu gisharira kikaba aricyo kigarura iki ubuzima bwawe imusozi gisharira ukagaruka imusozi ukaba muzima hakaba undi uvuga ati igihe ibyanjye byose ni keke ariko iyo ugiye gupfurwa ibisharira kongera ukagira ute ukazuka ukaryoherwa nta muti uryoha ubaho n'ayindi abana bumva iryohereye ibifite ibindi yangiza mu mubiri ugize imana ntiwanga umuti ugize imana wabona akazi bikoroheye ukiga neza wadepoza bati wi ni mwene runaka bakaguha posta ukinjira ugakora ugakomeza ubuzima amafaranga akaboneka ubwo rero ibiryoshye nka keke bitaraboneka uriroha mu isayo rinyerera nugira imana ufatemo igitsinzi witendekeho uzi ko hari umuntu mfite urugero rw'umuntu nge tuziranye yarasohotse ajya ku kazi ku buryo nyine namugiriye iyo nama arambwira ati Sikovi kuko ntihagire umuntu uzi akahansanga azabona ko isi kugoye naba ari imfura azagufasha naba ari umuntu utagira ubwenge azaguseka ariko uzi icyo ukora ni iki ugomba kuguma hanze kugira ngo abantu baguceho bamenye kuki kuhari umuvandimwe yashatse akazi afite umugore afite urugo biranga yaradepoje ajya muri sekirite
ni umuntu nyine mu by'ukuri nta nubwo agiye muri kampani ya sekirite ngo ajye mu kazi akore. Noneho abantu bakajya bamucaho disi aho aparikingisha imodoka, ubundi bakamushyira imbere ya banki agasaka binjira. Noneho rimwe umuntu yinjira muri banki, niwe mbonye n'icyo aragaruka atari kuri runaka, ati ndiwe, ati none se kubahana, ati nuko byagenze nyine nashakishije biranga pe, ati ukuntu wari umuhanga mu ishuri, ndatisi nuko imera nyine. Hataye ati reka nguhe nomero yanjye rero muvandimwe, ati nanjye ntacyo ngurushije ndazunguza. Fuye muri banki aramubwira ati akira n'agafanta n'akanomero, ariko komera bizaza. Abandi bakajya bamucaho yarataga se siwe basomye imbere muri kaminuza, agasohoka agafata diporome imbere yacu, akaza muri 5 beza. Diregiteri wa segonderi niwe yavuze, wa primaire niwe yavuze, none na principal niwe wavuze, n'abandi bose. Ewe isi nuko imeze. Wenda sinavuga izina ry'umuntu ariko kuko we muvuga none harayumva. Wa muntu yaramubwiye ati rero giye uko nzajya mbona abantu badepoza kujye mba ndi ku mashini nzajya nguma nkubarize. Bucyana mbwa atari ko runaka yabonye akazi kandi gakomeye, bari twamubaza akadushyiramo. Bambwa ati baguha internship, bati ntago bikunda imyaka maze, ntago yakwinjira kuri iyo myaka, ntago witwa internship mu kigo niba bikunda, biba bigaragara ko tugukuruye. Bibaho ariko nyine final wenda sinavuga uko inkuru yarangiye, nako sinavuga uko inkuru yagenzemo hagati aho. Wa muntu bahuye umwe mu myaka 2 yarabaye umusekirite, niwe wamufashije. Buke baramubwira baturajya gukora akazi bunaka, ati ningenda hano baranyirukana. Groupe y'abantu biganye barahura arabashakisha, aravuga ati umuvandimwe wacu byaranze, barateranya none baramubwira batuzi ukuntu bimeze, haraguhemba ngati bamemba 62 atayo mafaranga twebwe groupe yacu tuzaya tuyateranya kugira ngo ujye ubona uko tuyaguhembe, niba ari yaragutunze ku kwezi turi abantu 15 tuzaya tuyateranya gwemo tuyaguhe kugira ngo ubuzima bukomeze, no tugufasha kugira ngo ujye ubasha kujya gukora ibizami n'itiki. Uyu munsi uzi karuvati yambaye. Ubwo no ariko naguhaga urugero. Mu by'ukuri uyu mugabo umurebye umunsi abona akazi yararwaye, kubera ko ntabwo yumvisha ukuntu ari bwiyambure. Ni umuhanga, nishaka kubwira ko ari umuhanga ubyumve, ku buryo niyo bamubajije ngo ahandi hantu wakoze yabanje gutinya kwandika. Abantu bakamubwira bati no jya wandika ko kuri gisekirite, ubu kuri kizamutsinda abakoresha batari umuntu wari umusekirite. Iki niyo CV, bakamureka bati mukore kuba finally haboneka kubona ko icyo ashoboye. Ndimo ndavuga iki, ndabizi neza abantu benshi hari byinshi bitubuza kugira kubona amahirwe, ariko we wiva ku bintu. Ndagira ngo nkubwire ngo use nkaho ukoresha umwuka wawe wanyuma, wihambire. Mu gitondo twabyutse turimo tuvuga ukuntu hari abanyeshuri bize ubuhinzi muri Israeli, bavuga ati murajya gukora rero, hari projet yaje muzakorana n'umuzungu waje nawe ufite indi projet yo gukorana na Minagiri mwabahejwe za Mahama. Abati ndakapfusha mvuye Tel Aviv, ngewe mvuka mu Kiyovu hano, navukiye mu Kiyovu niga Tel Aviv, none njye guhinga i Mahama ku zuba, dutemura umukenke tuwuteme kugeza tuhagejeje amazi. Aranga batse wumva uri bujye, ati ngomba kujya muri ministeri. Ntuno nkajya nohereza y'abantu, kari we muntu se wize gutuma ubutayu bugira amazi, turohereza y'umuntu utarabyiza dufashe iki? Uwo icyo gitekerezo kikazanwa n'abana 5 b'abakire, wabumvise? Noneho muri abana b'abakire hakirohamo n'uwanjye, nawe akajya mu gikundi cy'abari bwange kujya i Mahama. Abana b'abakiri wabo bakabahamagarira minisitiri baziranye bakajya muri Minagiri, uwanjye uzahasigara ku gasozi. Ariko iyo yimenya kavuga ati nge ninde uzahamagara, nintakora geto yanjye ninde uyishyura, ko na mama kumbonera itike yangejeje Kigali ngo mfate indege leta yishyuye nge muri buruse byabaye ikibazo, nasiza agurishije umurima yahingaga ukaba ahinga ubwate. Ibyo utabitekereje urahangaye. Isi dutuye buri isi niwe mwarimu wa mbere uruta abandi. Isi irigisha. Mwarimu icyo akora afata ubwenge bwawe buto
akabubumba ariko nawe yagufasha kukongerera muri ibyo ngibyo. Icyo mwarimu akora afata ubwenge bwanjye buke nk'ubu akajya bubumba niyo mpamvu nakubwira ngo mwarimu afata ubwonko bwanjye bungana burya akajya bubumba akabubumba bikazarangira bungana n'iyi mashini. Ibyo yagushizemo rero ibyo icyo nemera uburezi ni ingenzi mu gukora, sibyo? Uburezi ni ishingiro ryo kugira ngo tubashe kugira icyo dukora, ariko mu by'ukuri dufite n'abantu bize neza banababwira bijya no muri bya bihugu bigisha abantu gukora. Yagiye akavuga ati wacu muri Afurika umuntu wize muri iri shuri agomba kuba uyu. Yahagera agasanga uwo mwanya avuga mu gihugu habamo abantu 4 cyangwa 2. Abo bantu 4 barimo ntibararwara ntibarapfa, kandi imbere ye hagati bajya muri uwo mwanya harimo abandi 1000 nabo bawureba. Noneho kugira ngo azabatambuka ajyeyo hari ibindi bisaba, kandi ibyo bintu ntabwo arabyuzuza ngo azabatambuke. Kuki atabakora ibindi? Wenda nubwo nyiraga nshobora kuba ndi hano mbagara ibishyimbo y'imishingiriro nkacuruza ku isoko nkabona yo kurya nkambara, ariko intego yanjye ngomba kuzaba mpinga indabo zigenda zuzuye Rwanda zijya mu Bwongereza, ariko ndahinga ibishyimbo. Ni ukuvuga ngo icyo nemera ko dukora imirimo mito ibanjiriza iyo iciriritse, ariko dufite inzozi zaho turimo kujya. Iyo uryamye uzi ikintu ukora urarota, ariko iyo urimo kugenda ukabya inzozi warose uryamye. Ntabwo ushobora gukabya inzozi ukiryamye. Inzozi urazirota yo ukavuga uterutse ko naraye ndose nambuka umuhanda nayo imodoka ikanyica yarinyishe. None se imodoka yakugonga ukiryamye ukizirota ikugonga wageze ku muhanda. Iyo uvuga uti nahuye n'umuntu w'umugira neza arangoboka nari nihebye, uzi ngo gusanga uryamye agusanga wasohotse. Ndimo ndavuga ngo iki, amaboko yacu murimo kurera nk'abana bavutse badashyitse. Kuriya mwana baramwitwaraka n'icyumba bashyizemo bategeka bakijyamo. Nujyayo ukuntu agenda yambaye imisatsi yacu tuba twayifunze ngo hatagira agatumuka. N'inzara bakakubwira bati niba umufata ukagira utya tukazikorogora tukazoza rimwe na rimwe nibi by'amabara tukabikuraho kugira ngo dufate uwo muntu uri mu ntege nke. Amaboko yacu n'imibereho yacu yo turimo kubibara gutyo. Kindi mwabantu mwana umuntu uvuga ngo iwacu barifashije sinajya muri ibyo bintu. Shaho nugera urusororo mu mva zirimo harimo imiryango yifashije ishyinguye. Shaho nureba amakuru uzabonaho televiziyo bacishaho cyamunara y'umuntu wari wifashije. Niyo mpamvu mvuga ngo ababyeyi mwigisha abana gukora imirimo ikomeye niyoroshye, mwigisha abana ku isi itunze ibintu byose bishimishije, ibisharira, ibigoye, binashyitse umuntu ku rupfu. Byose tumenye ko biri mu isi, ku buryo amaso y'umuntu ungana nanjye atabona ikintu atekereza ko kitabaho. Ku buryo umuntu ungana nanjye yumva ko nshobora gufata amafaranga yaha umuntu ngo yanjyane kuri banki mbonye nkumva atayatwara, kuko iwacu twakuze nta muntu wiba. Ejo madamu Kampeta uyobora Beride yavuze ikintu cyo kubaka ibintu by'uruhererekane. N'urugero hano amazina y'abahungu twumva y'abakobwa bamuhamagara bakavuga bati uyu ninde, ni mwene runaka muri ya kampani ya se. Ni bangahe abana bacu bava kwiga muri sogonderi muri vakansi? Dufite ubucuruzi, kandi iyo uri ku kazi uba ushaka umuntu kwandikira fagitire wowe urimo guha ibintu, wamuzanya akaba amanura ibikarito habariya agakorana n'abo usanzwe ufite, sibyo? Noneho akajya amenya kumbi papa iyo yagiye ku kazi hari n'igihe bigera saa 9 batarabona uko barya. Wowe uzi ngo wazanye ugufasha, ariko hari icyo urimo ubwira ubwonko bwe. Saa 9 zagera akavuga ati we abakiri ubwo boroshye mwiyaranje turebe ko turya bataragaruka. Uwo mwana arakura. Uwo mwana iyo hageze abona ukuntu bakora fagitire ya IBM, amenya ukuntu yari gupakura saa 8 z'ijoro. Mama yabagiye kurara mu mujyi abana bakamuga atari ko mama tujyane kwejo nta shuri dufite, bakaraba bamufasha ku makamyo arimo gupakurura imizigo ashyira muri stoke. Rimwe na rimwe mama yabaga arimo yandika ibimanuka ariko anareba ubijyanye niba bigejeje. Noneho umuhungu we agahagarara hepfo, umukobwa we akareba abakarani, mama agahagarara ku ikamyo. Urwo ruhererekana rutuma uriya mukobwa ejo yagiye kuba umucuruzi kujya gupakurura ikamyo saa 8 ntabwo atekereza impamvu agiyeyo, kuko yakuze azi ko bajyayo. Yakuze azi ku itariki 2030
hari keredi twishyura iyo itarishyurwa mama aba yahangayitse cyangwa papa, uwo mwana akura azi ko hari igihe ashobora kuvuga papa ati papa wampaye amafaranga nkagira ati ntabwo ndishyura keredi ntayumve nk'amakuru yo muri kirena atazajya, akayumva nk'umugezi utemba munsi y'iwabo, kuko yari umunsi yabonye mama yataye umutwe yegeranye ibiceri ati we miliyoni 30 ziruzuye nari bujyane ziruzuye, ati umubare atoya haraburaho 1000, ati nta muntu ufite 1000, akareba ukuntu bisaka 1030 zuzuye, umwana hari icyo arimo gufata ku buryo unamusiga agakora ahangayikijwe na za 30 akavuga ati mama ntakwiye kuga muri manka ari uhari. Ariko abana bacu tubigisha kurya amafaranga batakoreye, abona bakire mbwira abana bacu b'abakene tubabwira ko ubwo yigisha n'asko babigiramo hari ari bayabaha, nyine nicyo ndimo mvuga. Uyu mwana turimo kwigisha waho navuze ngo wihambire ku kazi udafite umuvugira, n'umwana w'umukene, n'umwana wo mu muryango usanzwe utagira kivugira, udakizi wabo badafite uko bakomanga, badafite ibyo bamuha. Ariko tugarutse kuri aba bana b'abakire, ari no bafite amahirwe yo kwiga neza, ari no bafite ibyo bazazungura ubukire bwabo bugakomeza bukaburuhererekana, n'aba babyeyi babo ntacyo babamarira. Uramwigisha aba bana b'abakire bari mu mahoteli banywa inzoga zihenze, barasohokera mu bihugu bihenze, baratega indege zihenze, barabaho mu buzima buhenze, badafite mu ruhare namba. Ntabwo umwana wawe umunsi umwe arajya no ku kazi ngo amenye icyo wakora, kandi ari wowe nyiri ikigo. Kwitandukanya n'iby'iwacu dukora ntabwo ari ikibazo, ariko ukwiye kwitandukanya n'ibyo uzi. Ntubyanga ubyumva mu makuru, ukabyanga ubizi. Muri ya myaka wa mwana yarataraba uwo kujya ku kazi, yarabirebaga, arabizi pe. None igihe kikagera akavuga ati jewe ntabwo naba umupolisi, nge nzaba muganga. Ariko hari amakuru y'igipolisi arayazi. Papa yatashye nijoro akamubaza ati papa kuje saa 8 bigenze bite, kuki ubundi udatakara? Akamubwira ati rero ku manywa na nijoro ibisambo biba bigenda. Ku manywa na nijoro tujya ibihe cyangwa tuba dufite ibyo tugomba gukora. Umutekano wenda ntamubwira ibiwugize, ariko ucunguke. Kumbe hakaba ubwo umwana ashobora no gukora yumva atazaba we, yamara gukura akavuga ati ariko ko papa ashaje na papa wa nuza akaba ashaje, nimbyanga na papa runaka akabyanga, iki gihugu kirarindwa nande? Kubera ko yamenye icyo papa akora cyangwa mama, akanga ibyazi. Nibabanze babimenye ibyo dukora, ibiba mu isi, noneho amihita amaboneka. Papa mubwira ati mwana wanjye buri gituma ubona guhinga bitanyishije nuko mpingisha isuka. Aho n'ubyo ubona kwa bagabo bahingisha amamashini n'abakozi, sibo bakire dufite inose. Umwana ntamenye ko guhinga bikenesha, ahubwo guhinga nk'uko iwabo bahinze birakenesha. Ariko dutuye mu kintu kimeze gityo, kidafite namba. Umwana w'umukire akarya amafaranga ataza aho ava, umwana w'umukene bakamubwira ko ubwo yize akize, ariko ntibamubwire ko ubwo yize nakora azakira. Kwiga ugakora urakira, kutiga ugakora ukoresha imbaraga nyinshi kandi ugakoresha bingize bite, ugatinda gukira kuko hari ubumenyi udafite. Uranyumvise neza? Kwiga ugakora bituma ukira vuba ukabona imibereho. Kutiga bishobora gutuma ubaho ariko ukabaho bikugoye kuko utafite ubumenyi bukunganira. Nta muntu wize neza kandi akaba agorwa n'ubuzima, ibyo uri kuvuga akora. Buri uzi yaba atarize akaba atanakora, ababiwoba. Noneho kuba yari bose niko batakoraga. Abantu bari barajya niko hajya yasa babaye abakozi beza b'umwana. Ntabwo abakozi beza, ntabwo abakozi bose ariko babihemberwa ko ari nacyo kintu, ariko aba yakoze wenda nuko ibyo yakoze biba bitandukanye n'ibyo na cyane ko n'imirimo n'ubundi yose ntabwo bari. Niyo mpamvu ndimo nkubwira ngo kwiga ni ingenzi, gukora bikaba akarusho. Iyo wize ntukore upfura umutindi, iyo wagize ibyago ntiwige ntunakore, ubwo noneho nuko leta itakibyandika ubu uri umuhanya. Ariko iyo utize ukarwana no gukora, ubona ibigutunga by'ibanze, rimwe na rimwe hakaba n'ubwo biguhira ugatunga n'abandi. Iyo wize rero ukagerageza amahirwe agakomeza kubura, uba uri ku marembo y'aho ibyiza biba,
hari umunsi irembo rikinguka ukinjira, ariko hari igihe rikinguka ukaba umeze nka wa muntu ufite ubumuga wari uryamye ku kidendezi. Uriya muntu yaje aho abantu bakiri ariko atagira umujugunyamo, sibyo? Ahamara imyaka ingahe baga? 30. Abantu bose ngo amazi yarihindurizaga bafite ababo bakabajugunyamo. Uyu munsi y'akazi wibuka bya byo twahereyeho, uretse nkomeze cyanditswe cyane wimvangira mu cyanditswe. Amazi yarihindurizaga ufite uwo akamujugunyamo, none akazi yo kabonetse ufite uwo amushyiramo. Uyu muntu imyaka yaryamye aha ntabwo yageze ngo avuga tubwe imyaka 10 ishize hakaba nta wanjye ngira, ni mu njyani wanjye nsubireyo birarangiye. Wahamugije ambwa ati ngwino nsubize n'ubundi sinzabona unjugunye. Yarahagumye kugeza ubwo Yesu yamubwiye ati wowe wijyemo noneho ikorera ikirago cyawe wigendere. Wowe uryamye he ngo umukiza hagusange? Uryamye iyo arambirwa agataha byari bigende bite? Nuba bakiryamye cyangwa yarapfuye amugashye. Mwakira ijambo ry'Imana bene data, mwakira ijambo ry'Imana bene data. Singoye urugero rwiza ati uryamye wowe uryamye he, uhagaze he, wicaye he? Ndagushimiye, ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye, umaze kwiga. Niba umaze kwiga ugakarayike wagakanze nta kibazo. Icyo ngusaba rero, kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu cyangwa se zibashe kumenya Patrick the Motivator. Patrick the Motivator nk'uko nabikubwiye tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima, kuko wamubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane. Dushyigikirane rero, duterane imbaraga, ukora subscribe. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza. Patrick the Motivator.